komera basore. Komera wa mugabo. Komera. Tubafashishe imwe bwanga ko mbona mutugendere. Ako kefe. Tubanze ureke wumva icyo umuntu atubwira. Ese mugabo arashaka iki? Ngatubwira iki kugenza wa mugabo we twumva. Nashakaga kugura inzu n'ibiri ku isoko. Iyi nzu iri ku isoko ariko amafaranga tuyigurisha wowe bitewe n'ukuntu ndi kukubona ntabwo ubwo bushobozi bufite bwayigura. Kubera iki? Wowe nta bushobozi reba ukuntu wowe nta bushobozi urabona umuntu yayi Uyu ntugapinga umuntu. Ariko kugira ibintu. wowe ntabwo iyi nzu wayishyura rwose. Ntugapinga umuntu kabisa. wowe ntabwo ngushyigikiye wakwinjira ntabwo wowe wayishyura. Muraho neza boss. Mumeze bite? Ni sawa ni sawa. Makuru yanyu? Mumeze neza? Tumeze neza. Ni hano ni wari inzu ikodeshwa nakona igurishwa. Rwose inzu dore turayigurisha hirizeho wamubonye umukire. Uyu ni umukire urabona ko bimugaragara amafaranga ari nayo. Boss mwashaka kugura inzu yacu? Nayishimye ndikubona ari nziza. Amarangi meza. Ni nziza rwose ahubwo ngwino tujye mu ka office gutya ku ruhande tuganire banze kubwire ko mwakicara hanyuma tukavugana. Okay. Hanyuma twebwe nk'uko wabonyera abagenzi banjye dusize hanze turi abakomisiyoneri b'amazu. Twebwe ducuruza amazu. Rero iriya nzu yacu igura miliyari 5. Miliyari 5? Igura miliyari 5 niyo tuyigurira. Sasa mukora n'izihe banki ku buryo nakaka banki yacu dukorana kugira ngo babashe kugura inguzanyo babashe kugura amazu yacu ko babonye ko ari na meza ahenze. Ni meza ko reka murebere ndebe. Nabibonye bisaba kuba byibuze winjira ku kwezi kugira tubashe kuguhereza inguzanyo. mu mafaranga yo mpembwa mu mafaranga nigeza ku kwezi urukumva ntabwo byakunda ariko ndagombye ntabwo byakunda ntabwo waguha inguzanyo rwose utinjiza amafaranga ari hejuru ya miliyoni. nta kundi kuntu nabigenda kugira ngo nyibone? nta kundi ni ibyo ngibyo nta kundi. Okay sawa nari tuzagura ubutaha. Sawa ukiri urebe usinubiye kabonesheje umwanya w'ubusa ngo ni umukire nawe zikapfeka gusa ubu bose n'urundi amubwira urinzi ko afite amafaranga nuko mbona bambaye neza ariko nta kintu baba bibereyeho rwose nturagaranisha umwanya wo gusa ko afite n'amafaranga nkumbi n'inguzanyo ntabashije kwishyura nta n'igize miliyoni mu kwezi gusa raporo uzagira ngo nazitanze ahubwo bakire mu buzima nari ngombwa kwizera abakire b'iki gihe rwose ntabwo namubwira iti inzu yacu iyi uri ugiye namubwira amafaranga nkagira ngo afite amafaranga agiye kuyishyura ngo ni inguzanyo. namubwira ati twebwe rero urabizi ko banki yacu ikorana n'umuntu winjiza miliyoni ku kwezi. Ibyo urabizi. ndamubwira ati dukorana n'umuntu winjiza miliyoni ku kwezi. arangije arambwira ati ngo na miliyoni ngo ntabwo yinjiza ku kwezi ahita ambwira ngo nafunge. ubu se neza reka dushyire mu gaciro. Reka tugaruke kuri uyu mugabo. ubu wa mugabo reba uriya mukiriya inzira munaniye ntiyinjiza miliyoni ku kwezi. ubu winjiza miliyoni ku kwezi ku buryo turi bukore iyi nzu yacu ukayigura. Nta kibazo cy'amafaranga mfite. Amafaranga ni nada nabishyura cash. Nane nguzanyo nkeneye. Ngo akiriye abakire. Nta kibazo mfite njye. Ntukite ku myambarire. Amafaranga ahari ntabwo nayikunze ndibona imeze neza. Reka twakire n'uyu nguyu turebe. Rwose reka nkubwire rwose. Njye mbabarira rwose ntabwo nari mbizi. Nabonye ukuntu yambaye rwose ndasaba imbabazi mu mbabarire. Nabonye ukuntu yambaye ngira ngo ni umukire rwose afite amafaranga. Rwose mungirire impuhwe. Oya ngomba kuregera boss wawe kuko ntabwo ari uko ngo bakora akazi ukagira kujya usuzugura abantu uko wiboneye. Rwose boss mushaka mwambabarira nanjye ntabwo ari. Boss nuko ni mubabarira.